INO TV. Vuze ngo umuntu udakora ntakajye. Yozefu niki ku Mana? Yozefu ni umugabo w'indahinyuka akaba n'umurinzi wa Yezu. Hambo n'umurinzi wa Yezu. Mama yangu Ariko si umumarayika. Ntabwo ari marayika, ndi kuvuga ko ari umurinzi wa Yezu. Ndibutse ubwo n'umupagasi. Uravuze umupagasi. mama yangu Umupagasi si gute kandi nyine ndi kuvuga umurinzi, ntabwo ndi kuvuga security. Ubwo uri kuvuga security wo ku rupangu. Isi nyine ko ngiye biri kunyobera kandi ari uri kubivuga. Ubwo wamenye ibyanya byari ibi. Ariko ubundi uri kuvuga gutyo uhuye na Yezu ari kuri Noheli, uri kumva ngo yatuvukiye kandi uri kubona afite ubwanwa, wamubwira ngo namubwira ngo mama yangu wakuriye isegonda rimwe. INO TV. Likinga, kora subscribe, gutya. Guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima, inshuti magara n'ifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi, ijuru rizaguhemba, uwima umuto abayimye umukungu. Ntukarye amanwa aho akavuze, ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Ntukibuke Imana ibibazo byaje igihe udasenga, nta humure uzagira. Mu byo ukora byose ntukaburire Imana umwanya, cyane ko ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Ujye ugira kwizera nkuko wa Danieli wavuye mu rwobo rw'intare, ugire kwizera nkuko wa Mose wambutse inyanja ahumutse ahareba, ugire kwizera nkuko aba basore batatu bavuye mu itanura ry'umuriro. Tubahaye ikaze mwese abadukunda ndetse n'abadukurikira kuri INO TV, mwaba muri mu Rwanda ndetse n'abari imahanga. Mwese mumererwe neza, umwaka mushya muhire wa 2026 tugiye kwinjiramo. Kuwa kane ni Noel. Ndi kumwe n'abasore rwose, abasore bona barutebeza bigiye mu rugero rw'ingabo zizi bituza by'umunihira. Abasore rwose ubona ko banyoye amata y'inka. Abasore rwose bafite imbavu kabisa, ubona z'umuhamirizo. Abasore bari serious cyane, wagira ngo ni abasirikare batwara za mashini gare ku rugamba. Rova twageze muri vacances kugira ngo abana nyine bizihize umunsi mukuru wa Noheli. Umwe yitwa Meya. Abana ni atari. Umwe yitwa Meya, nimba yobora kahe karere aratubwira. Noneho undi yitwa Gitifu. Ariko abantu muri kumva. No. Ugandi mazina yabo tuzayababwira ikindi gihe, ariko umwe ni Meya undi ni Gitifu. Mumeze mute sasa? Tumeze neza. Neza cyane, mikoro muyishyire hagati yanyu turebe aho. Mumeze neza? Yego. Umwaka mushya muhire rero. Kuri twese. Ibintu ngo bya Noel ariko ngo ni ibintu by'abana ra. Hari Noheli y'abana, hari na Noheli y'abantu bakuru. Reka ta. Banagari abantu bakuru ni y'abasaza. Cyo bintu utangiye kucaga. Ni y'abasaza n'abakecuru. Bitandukanira he rero? Nyine Noheli imwe ijyamo abantu bose, abakuru n'abatonyi. Noneho hari na Noheli y'abana nyine urumva ko biba bitandukanye. Hari Noheli y'abana, hari na Noheli y'abakuru. Noneho no warabivanze. Warabivanze? Noheli y'abana ni abantu bakuru, je ntabyo narinzi. Gute rero?
noheri y'abantu bakuru bose yewe nyine nuko baba bakuze abana abari bato ubwo nyine urukumva ko abana ari Rwanda rw'ejo abantu bakuru ubwo nyine tugomba kubita abasaza ubwo se abantu bakuru ntabwo ari abo Rwanda rw'ejo wowe baba bararangije ibyabo reka da gwiki baba baranyuze ku byabo natwe tugomba kwakira ibyacu ayo makuru ni mu yamerega ntabwo nyazi urugero rw'umuntu mukuru wararangije ibintu byaba ameze gute nase umuntu wagira akazi umwana asagira akahe kazi uretse kujya kwiga no gukora akazi gusa hano mu rugo akahe kazi koko ibyombo nyine ariko umuntu iyo afite akazi nyine iyo yarashaje agakomeza akagakora agapfa barangije akazi ke kwa yabaye gazaye nese sibyo ese umuntu yicwa n'ubusaza oya yicwa n'urupfu yicwa n'ikizamini yicwa n'ikizamini nasi nyine urupfu ntabwo ruza rugahita rimutwara nk'uko imodoka itwaraga abantu yicwa n'urupfu ariko n'abato ngo bajya bapfa bapfaho bakivuka nuko ariko Imana iba yabishatse ubundi niko biba bimeze ni nk'uko bavuga ngo urupfu n'imodoka byose bitwara abantu ku kantu nikora wasanga urupfu n'imodoka bitwara abantu gute se urupfu ruba rwishe umuntu kandi nyine rumwica rutamutwara ruramwica nyine rugahita rumujyana muri serike agapfiramo imodoka nayo iragutwara iyo iri kukujyana ahantu ushaka ibyo bintu nibyo asanga ari bya bipapirano oya nyine mpukuri imodoka n'urupfu bitwara abantu ibyo bintu uri kubyumva birabatwara imodoka itwara nyine umuntu agiye nko ku kazi noneho urupfu rumutwara ubwo si nko hehera hagati y'ijuru n'ikuzimu akabaye abana sitori zabura ko ari hatari hagati y'ijuru n'ikuzimu wenda harahagiye ariko muri kuvuga gake nkaho mutari iyo afite ibyaha ajya ikuzimu iyo atabifite ajya mu ijuru ntabwo bavuga ngo iyo atabifite bavuga ngo iyo ari intungane ntabwo bavuga iyo adafite ibyaha iyo ari intungane baravuga ngo iyo ari intungane ajya mu ijuru bavuga ngo ni umunyabyaha akajya ikuzimu twara abantu wabyumvishe hehe sinabibonye se wabibonye hehe nabibonye ku muhanda umumotari imodoka yaramugonze urupfu narwo ruhita rumujyana urupfu wararubonye icyo gihe urupfu sabwo ruraboneka none si nyine kuri kuvuga imodoka n'urupfu ukubera ikuzanyemo n'ibya moto hajya nazanye moto nayo nibagiwe kwiyegereza mikoro nibyo byiza ahubwo nayo nibagiwe nzanyemo moto kandi moto ntabwo nayivuze ahubwo na moto nayitwara abantu wari wayibagiwe kandi nayitwara abantu yarangira azanyemo n'igare mu kanya urazana n'igare n'icugutu igipfa nabyo bitwara abantu igare n'icugutu na moto n'imodoka byose bitwara abantu ubwo ni bingahe imodoka moto icugutu n'urupfu ni ibintu bine n'indege iraza n'indege nayo hari gishobora kumanuka mu nyanja icyogajuru cyo kijyaga ku isanzure wasimbuka umwuka ukaba waheze mikoro yifatire hasi aho yahira gukwega ibyahatari mbese mutwara abantu urupfu ni
nuko nyine wajya kwa muganga ugwaye wajya muri koma ukanga gukira wakwanga gukira ukaba wapfuye baguterura kandi nyine gukira urupfu rwaba rwakujyanye. Nese iyo umuntu aguteruye ni urupfu ruba ruri kukujyana kandi nyine uba wapfuye. None se ni gute urupfu rujyana umuntu muri serikeyi kandi ibyo wahoze baramuterura bamara kumuterura bakamushyira muri serikeyi. Bamara kumushyira muri serikeyi nibyo bita ngo urupfu rwatwaye umuntu cyangwa yapfuye. Hapfuye ndetse hapfuye uwo muntu wajyanywe n'urupfu. Gute si urupfu iyo amaze kugera muri serikeyi roho ye ihita imuvamo. Roho ye ni urupfu ruyijyana, ni roho mutagatifu. Hejuru ni mu ijuru, hasi ni ikuzimu. Wajya ikuzimu bikakureba, wajya mu ijuru basi gusa ukumva bihuriyeyo nyine. Ikuzimu byaha, mu ijuru intungane. Kubera iki habaho noheri y'abantu bakuru na noheri y'abana? Abana ni ukugira ngo bizihize nyine Yezu Kristo umwana uba wavutse, sibyo? Noneho abakuru nabo baba bari kubyizihiza ariko byose si bimwe. Hari y'abana ubwo abana bajya ukwabo n'abakuru bakajya ukwabo, bose bagakora ibyabo. Ariko gutyo ntabwo nzengurukije mwa ukanimba hasi kongera ukandimba hasi ongera usubiramo ntabwo ndi kubyumva. Uransubirishamo iyo nshuro kandi nari maze kubivuga. Inshuro ya nyuma ubwo rero uravuga inshuro 10 uburekeyo. Ubwo ushaka kumvuga ni impinja? Impinja yose kari ukubyinira mu nda. Ubwo rero nawe uzanyemo ibitarimo. Hajya nibiye bitarimo byanzanyemo hano. Iyo abakuru baba harimo Peri Noel, abatunya haba harimo padiri, ubwo batandukanye. Iyo abakuru ahubwo niho haba harimo padiri, iyo abataka babo Peri Noel bari kubana amabombo n'ibibiswi byose bakabitamira. Nyine ukumva ni bombo na biswi. None si hajya bazanagamo n'ibiryo. Nta biryo biba birimo. Nimba nabyo sha ntabwo nzajyayo. Urezi muri noheri ni gute utajyayo ngo kubera ibiryo? Ubwo inda yawe yarakunaniye. Ubundi sikari umwobo wanjye sha uri kugira ngo uzuzure. Nimara kuzura ubwo n'umwobo wanjye numara kuzura ngo nawe nzahita nuzura mbyibo. Nongera kumanuka nongere nanuke, nibiramo ibiryo nongere mbyibuhe. None si atakora atajya bivuze ngo umuntu udakora ntakajye. None si wewe uzazura ibyo biryo wakoze iki? Ngiye nkoraga muri banki. Ubwo bakubajije ngo noheri ni iki? Wasubiza ngo iki? Bambajije ngo noheri ngo ni iki? Nasubiza ko hari abana bishimira n'abantu bakuru bishimira kugira ute? Kugira ngo hajya kugira ngo bishime kubera ko Yezu yavutse. Ngaho kaze nkubaza nanjye kubera iki yariya hajya ni mu rusengero ni mu kiriziya kubera iki bashiramo ikirugu? Nsubiza. Ni ukugira ngo berekane aho Yezu yavukiye, uburyo hari hameze, uburyo hateye, n'uburyo Bikira Mariya akimara kumubyara na Yozefu bari bameze. Kaze nkubaze na Kandi kubera iki abantu Yozefu yakomangaga bamufungurira bakamutuka bakanga ko yinjira? Ubwo bari bakamenya icyo Yezu ari cyo? Ntabwo bari bakakimenya.
ngo ubwo Yosefu niki ku Mana. Yosefu ni umugabo w'indahinyuka akaba n'umurinzi wa Yezu. Mbo n'umurinzi wa Yezu. Ariko si ni umumarayika. Ntabwo ari marayika, ndi kuvuga ko ari umurinzi wa Yezu. Ndibutse ubwo ni umupagasi. Uravuze umupagasi. Umupagasi si gute kandi nyine ndi kuvuga umurinzi, ntabwo ndi kuvuga sekirite. Ubwo uri kuvuga sekirite wo ku rupangu. Nisi nyine ko giye biri kunyobera kandi ari uri kubivuga. Noheli irangwa niki? Irangwa n'abantu benshi mu kiliziya na padiri n'abahereza. Padiri kandi nyine abari uri kwisoma. Irangwa na Peri Noheli, karangwa n'umukino. Hajya ngo yazaba yaje. Bafata agakana bakakanosha akakarira ngo bakavuga ngo ni Yezu. Uri kumva ikintu kiba kirimo, baravuga ngo ni Yezu kandi abarakana ko bafashe bakakanosha. Noneho hajya bari kubamba Yezu ku musaraba. Saba ari Yezu wundi wagarutse. Kuri kuzana ibya Pasika kandi turi muri Noheli. Hajya yavuze aguye mu cyobo yarari kuzirika. Yarari kuzira ko yasitaye kubuye yarangiza akagwa mu cyobo nyine. None si uyu yarari kuzira ko yasitaye kubuye. Akagwa ku mwami. Nuko yakubise ibuye. Yarangiza agahita agwa mu mwobo, Imana ikamuhana. Imana si yamuhanye gute? Kubera ko yari yakubise ibuye ishoti, nawe yarangiza agahita agwa. None si urukumbaza iby'ahandi. Abapende bo kubera iki batizihiza Noheli? Impamvu batizihiza Noheli nuko iyo umunsi wabo mukuru wageze nuko banywaga igipende. Niki cyatumye bari abashumba bajya kureba Yesu? Icyatumye bajya kumureba nuko ari umwami wari wavutse. Oya, ni umwana w'Imana, ntago ari umwami. Kanze mubaze ikindi. Hajya abashumba bayobowe n'iki? Bayobowe na Roho Mutagatifu. Mutagatifu bayobowe n'inyenyeri. Uri kuvuga abami batatu. Hajya abami batatu ni bande? Uwa mbere bamwita Baltazari, uwa kabiri Melchior, uwa gatatu we ntabwo nari namumenye. Hajya Baltazari, Melchior na Gaspar. Umwibutsa mu nyuma. Aho rero ntabwo nabyemera. Uri kumfata kandi ukanimbaza. Kongera ukanimbaza. Nje ntabwo nabyemera nanjye rero. Gute? Nje ngubaze nanjye nimba uri kumbaza gutyo. Hajya ku isi habagaho abantu bangaye? Babiri. Inde nandese? Umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore ni batatu n'abana batatu. Wakisha wanagisonga. Umva uriya umuntu bariya bose bariya yasa abantu. Mu muhanda se hari abantu. Hano mu rugo se hari abantu. Iriya komande se hari abantu. Mu rupangu se hari abantu. Uri kumva abo bantu ari babiri. Hajya ku ishuri babigisha Noheli ngo ni iki? Ku ishuri ntabwo batwigishaga Noheli, batwigishaga social, France, seti. Ubwo mu kiliziya tugeze mu kiliziya niho batubazaga Noheli irangwa niki? Nuko twanakibazanyije. Irangwa n'abantu benshi, karangwa na Peri Noheli, karangwa n'indirimbo.
kuba ariko utavuze biswi hajya biswi kandi baba bari kuzitanga oya biswi barazicuruza ntabwo bazizana barazicuruza ahubwo icyo bazana ni amabombo bombo si mu kiliziya ziba zemewe aha nuko ari ku munsi mukuru ntabwo ari ku munsi muto hajya umunsi muto ubaho ni umunsi uringaniye oya ni umunsi usanzwe aha si wigize master kajya nkubaze umutuku ni mu kihe gihe umutuku ni mu gihe cya pasika isine nk'igihe hapfuye umuntu bagiye gushyingura hajya ikintu cyo wambara umweru bawukoresha ku minsi mikuru harimo nka noheli ariko ubundi tubigarukeho ubu uretse nkubaze noheli ko twumvishe ibiyiranga n'ibiba birimo ubwo ko mbaza ibikorwa byo twavuze n'ibihe bikorwa byo bakora iyo bari kwizihiza noheli bararirimba cya mbere bararirimba cya kabiri bagari wabo bagasonga ubugari icya gatatu bakajya umushogoro icya kane bakajya imyumbati icya gatanu bakajya ibijumba bibisi kuri gushyiramo n'ibiryo by'abakecuru aha bugari hajya bibagiwe inyama ni zo kuwa kangaera hajya ubundi hajya pasika gitwibutsike pasika gitwibutsike itwibutsa izuka rya Yezu cyangwa sura mu ijuru rya Nyagasani ugiye yego ko jya washavuze amagambo menshi none yarakugarutse avuze amagambo menshi none yaramugarutse amagambo menshi agaruka umuntu nese ubundi tukiganira mbere y'uko aza ego sibyo ibintu bya Père Noël bimarira iki abana icyo bibamarira ni ugusingiza no kuramya umwami wacu wavutse icyo gihe icya kabiri komeza nta kibazo wigenga kanse nkubaze mubaze ubwira ubundi bajya twatugeze oyereka kubaza akubwira ngo nkubaze ubwira ko twaratugeze abana bizihiza noheli gute abana bizihiza noheli gute nuko iwabo bagura inyama byarenzaho bagateka n'umuceri ukaranze umuceri si barawukarangaga nako utogosheje byarenzaho bagateka n'ibitunguru bitogosheje bagateka n'isambaza ziri gusimbagurika uhuye na Yezu ari kuri noheli uri kumva ngo yatuvukiye kandi uri kubona afite ubwanwa wamubwira ngo iki namubwira ngo wakuriye isegonda rimwe ahubwo nanujya kwita ngo wakuriye isegonda rimwe cya mbere ni ukugenda ugahita umusimbukira mu mugongo cya kabiri agahita akagenda agiye mu ijuru gute si kandi yavutse agiye kuguma ku isi si nyine ni umuntu cyangwa ni imana nkumbwira ibintu bitatu bibyara imana rukumbi cya mbere Mana data Mana mwana n'Imana roho mutagatifu mwana se wo mu rugo ntabwo ndi kuvuga wo mu rugo ni mwana wo mu rugo kubera iki bumva si ngo Yezu yavutse bagafata radiyo bakayishyira mu muvure radiyo niba yavutse radiyo ntabwo iba yavutse sinakubwiye ko bafata umwana bakaboha ibintu
bimeze nk'ibishingwe bakamushiramo bakamunosha ngo Yesu yavutse. ararira narire Arariraga agahogora. none si iyo noheri yabaye abantu bakuru bo bizihiza abana ajya no kubya abantu bakuru Ibyo Noheri y'abantu bakuru bizihiza Imana. Siko bizihiza ngabwira wowe icyo bizihiza. bizihiza umwana Yezu wavutse. Ntabwo ari umwana Yezu kandi ukomeza ngo Noheri y'abantu bakuru bizihiza Imana, bakizihiza Mariya, bakizihiza abamarayika. Abamarayika si batoya ku Mana. Bakizihiza na Mariya n'Imana. Gusa uri kumva icyanya cyari iki? hari akantu ko yabagiwe ariko uri kunsubiza ibitari byo Yezu kugira ngo usetse. wapi gusesa byabaye kwa kangahe? bigiye kuba uyu munsi uri gusetsa abantu bagaseka kandi umva igituma abantu bakuru bizihiza umunsi wa Noheri. nyine icyambere nuko Oya ntabwo ndi kumva vuga cyane. icyambere nuko bumva ijambo ry'Imana. icya kabiri Oya sakuza cyane ntabwo ndi kubyumva ariko. icya kabiri Peri Noel atangaga biswi. Peri Noel saba surukara. nuko we uri inzobe. Inzobe sinza na ririya zuba. uri kubona se ririya zuba ari inzobe cyangwa ari umweru? Umweru. Ubwo nzobe niriya invitation. ndi kukubaza ukajya mu bindi biterekeranye. icyambere bizihiza kuba Yezu yavutse yatuvukiye. icya kabiri kubera iki iyo Yezu yavutse bambaraga umweru Nuko bari ku munsi mukuru ariko nanjye kanze nkubaza. Kubera ko abana bakunda Noheri. impamvu bayikunda ni ukubera ko baba bazi ko Yezu ari kumwe nabo nyine abavukiye. icya kabiri ni ukubera ko baba bazi ko uwo munsi mukuru nuba barajya Inyama. Ubwo we ntabwo ujyaga gusenga uri umupagani. Gutangiye kuvuga gutyo. njyagayo. Ujyagayo kwa kangahe? Wagiye kwa kangahe? Ngaho nimba ujyagayo. Noheri ni iki kuri wowe? Noheri turashonje bya hatari sana. Noheri ni iki kuri wowe? Noheri ni iki kuri njyewe? Noheri ni ivuka rya Yezu nyine umwami wacu bawatuvukiye mu mitima. Tugerese no muri Pasika. hari ikibazo. Pasika itwibutsa iki? itwibutsa izuka rya Yezu cyangwa se isubira mu ijuru rya Yezu. Yezu bari bamushyinguye. Nyine ndi kukubaza ngo bari bamushyinguye. bari bamushyinguye bafata nyine urutare bakarucukuramo imbere bagashyinguramo umuntu. Hajya ngo Noheri imariye iki abantu n'abana? Oya, Noheri imariye iki abantu bose? ni ukwiyumvisha ko ari umukiza watuvukiyemo kandi tuzi neza ko turi kumwe nawe. Uri kumwe nawe gute? nyine ndi kumwe nawe andi mu mutima. none si buretse kamanze nkubaza, Yezu naza azararahe? Naza mu mubiri wawe azararahe? Yezu naza azarara mu mitima. azarara mu mutima. Umutima wandi? mu mitima y'abantu bose. Nawe mbaza. niba ufite ibyaha azakureka. uri kugenda ugahura na Yezu uwo munsi ari kuri Noheri akubajije ngo ndinde wamusubiza ngo iki?
namusubiza ngo uri Yezu. kandi nyine abizi ko uzi ko ari Yezu wamusubiza ngo iki? Namusubiza ngo ni Imana mwana. Ntabwo uzi gusubiza ibibazo byo nkubajije. Wamusubiza ngo uri umwana w'Imana. Njyewe namusubiza ngo uri umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo tumenyeshe byimazeyo Imana data idukunda twese, kandi niturangiza imirimo dushinzwe hano ku isi uzatugeze no mu bugingo bw'iteka. Amen. Azatugeze nkabavuga ngo kandi nyine ndi kumubwira uzatugeze. None se uri imbere yamubwira ngo azatugeze uri kubwira ndese? nkaba ndi kumubwira nyine ese waba uri ko uzi ko ndi kubwira kandi nyine urukumva uri kumubwira rero ngo uzatugeze. Uzakugezaye? Azangeza mu ijuru. hajya Noheli kaza nkubaza, hari abantu bajya gusenga ariko ntibumve Noheli, hari n'abantu batajya gusenga bakumva Noheli, hari n'abantu basenga byose bakabyumva. Vuga ari ibyo ngibyo nabahe b'Imana ikunda abo ngabo bagenda bakicara mu kiliziya barangiza bakumva ijambo ry'Imana bagatura igitambo cy'Ukaristiya bagataha. kandi navuze ngo abantu bajya mu misa bakajya no mu gitambo cya Noheli. Ubwo wowe watora abantu bajya mu misa gusa bakitahira ntibajye muri Noheli? Mu byo uvuze njye numvisha amakiliziya Noheli wivuze buno nyuma. Noheli nayivuze kare bo nayo wumvisha. Nkubaze kanza nkubaze, ubwo uri kuvuga ngo nayo wumvisha ubundi kubera iki Noheli bayise Noheli? impamvu bayise Noheli ni ukubera ko Imana yashyizeho iryo zina irihereza n'umunsi wayo. Igihe Yezu yari yazutse niho yahise ivuga ngo uwo munsi ni uwa Noheli. None si nkubaze nanjye, iyo bari kwizihiza Noheli bayizihizaga bari hehe? mu kiliziya. ese uzi ko baba baturamye hanze izuba riri kubakubita hajya Noheli baga mu gitondo. None si kubera iki habaho Noheli hakabaho n'igitaramo cya Noheli? Hari igitaramo hari na Noheli. Kubera iki? Igitaramo ni icy'abana, Noheli ni iy'abantu bakuru. Ko mbeshye? Hari Noheli y'abana hari na Noheli y'abantu bakuru. Hari n'igitaramo. None igitaramo ni icya bose. Igitaramo bose baba bagihuriyemo. Ubwo rero igitaramo ni icy'abantu bose. Ntabwo bavuga ngo habaye igitaramo cy'abantu bakuru ngo habeho n'igitaramo cy'abana. Ubwo gutyo ubu mbeshye. Nkubaze ikindi. Kubera iki Imana Yezu akimara kuzuka ariko uwo munsi bawise Noheli? Ni ukubera ko nyine Yezu yari yavutse. Ayizi. Gamwe iminsi mikuru ya kiliziya. Uwa mbere kwicuza ibyaha. umunsi mukuru Ubwo ni noveni. iminsi mukuru nayo agiye kutubwira iminsi mikuru. Harimo noveni, Noheli, Pasika na Pentekoste. Ubwo hari umunsi wo nibagiwe hajya gushengerana nawo ni umunsi mukuru nyine, kandi ari wo kwicuza ibyaha. Kwambara isi. Abantu iminsi mikuru ya kiliziya umwe bo ngiye kuvuga umunsi, ngiye kuzanda umunsi umwe nawe uvuga uwundi. Wa mbere Pasika, wa kabiri kwicuza ibyaha. Ubwo ni Pentekoste, Noheli na Divine.
tangira twumve. Pasika, Noheri, Pentecoste, Adiveni. Si iminsi 5. Ni iminsi 5. iminsi mikuru ya kiliziya. None turi mu buhe mwaka wa kiliziya? Turi mu mwaka A. Tugiye kwinjira mu mwaka wa oya, tugiye kujya mu mwaka wa kangahe? Muri B. Mwaka wa 2025 sutaye. Nako na gatandatu. Umunsi wa kandi nyine ukumbaza umwaka wa kiliziya. Umwaka ajya bavuga ngo ni umwaka w'igihugu ngo cyangwa se umwaka w'umugi. Umwaka w'isi. Bose bavuga ngo iki? Bavuga umwaka mukuru. Umwaka mushya wo tugiye kwinjiramo nuhe? 2026. Aje bundi ni Noheri. Kandi muri 2026 ejo bundi tuzaba twararangije kuwinjiramo. Nese ubundi ni nka ari kuwa 3. None kuwa 3. Noheri ikumariye iki? Noheri kimariye ni ukwishima kubera Pasika siyo ikumariye. Pasika nayo ni ukwishima. Ni ukwishima gusa. Katugane ku musozo rero mwabana mwe. Uganira ibintu byiza birimo utuntu twinshi tw'abana banashoje bagiye guhita babagaburira. Ariko rero breakfast ya mu gitondo ngo yabashizemo. Breakfast. Breakfast. Turimo turagana ku musozo. Babwire ko tuganye ku musozo hanyuma mwifuriza abana mwaka mushya muhira. Turimo turagana ku musozo. Twifuriza abana mwaka mushya muhire. Mubavuge abantu bose. Abana nibo nshaka. Amazina yabo cyangwa? Yes, nta kibazo. Amazina yabo. Inshuti zanjye. Inshuti zanjye. Mweguke ubaye fu. Eguka. Inshuti zanjye. Twagiye buri mwana avuga abana yifuriza Noheri n'umwaka mushya wa 2026. Twagiye inshuti zanjye, abana bato bana, abakene, mbese nk'ari abana bose. Ariko ngewe abuze ariko ndashaka kuvuga amazina. Inshuti zanjye harimo abarumuna banjye bakuru banjye. Ivani, Noruberi, na Oreste, na mama na papa, hamwe n'abandi bana n'inshuti zanjye nyine harimo ba Prince, na Tubahaye, n'abitwa ba Enoki. Inshuti zanjye Enoki ni umwe, nuko ndi kuvuga nyine umwana umwe harimo Kenny, Enoki, Prince, Sharomo na Shadaraki. Inshuti zanjye harimo Christophe, Aime, Prince na Oreste. Siko nta bakobwa bari. Abakobwa bafite agakipe kabo n'abahungu bafite abakobwa bo nabo ngiye navuga ni bashiki banjye batonya. Harimo Stella na Mori. Ni Stella na Mori nabo ngabo. Stella na Mori. Wonyine. Nasi na Giselle. Abakobwa ku ishuri bafite agakipe kabo. Abahungu nabo niba mutabavuzeho. Niko usuje abana b'inshuti numva nta bakobwa mushyizemo. Kubera iki nta nshuti z'abakobwa mugira? Nge ni bakenya. Nge nano mwambwira. Teofile we ageno ni umurunda wose w'ishuri. Barata. Ratangiye nuko ari inshuti gusa ngewe babona avuga wenda ntiriwe mbeshya ni bashiki banjye. Nabo tugira icyo dupfana.
bashiki bawe rero batondetse vuga naho baherereye ni Stella Mwijende undi ni Moriya bari i Kigali fata mikoro ntabwo bari undi ni Moriya bari i Kigali undi nani Gisele bari Mwijende Stella na Gisele baraturanye nanjye ndakeka ari abo nawe nabo nawe ni bano gusa harimo n'undi witwa Solange n'undi na Mukeshi okay dusezera abantu rero mwakoze cyane tuba turi kwiganirira nyine ibiganiro by'abana mwagiye mubyumva rebesha mikoro rebesha yego ibiganiro by'abana mwagiye mubyumva cyane bagira bati umwaka mushya muhire wa 2026 Noheli nziza ku bana mwese abari mu Rwanda ntarenge n'umujyi wa Kigali abana bari mu bihugu byo hakurya y'isi mudukurikira muri abana iby'umwihariko b'abanyarwanda hari n'abandi bana mwumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda mutari abanyarwanda mwese Noheli nziza n'umwaka mushya muhire muzabone umugisha muzagira ubwenge buturuka ku Mana mu masomo yanyu muzabone ibyiza muri iyi minsi mikuru ya Noheli muzarye muzanywe muzabe mwambaye neza abakene Imana izabaha ibyo kurya sibyo ra murakoze bayi rero ibiganiro byacu byo nakagaruka uyu yitwa Meya ariko ngewe natiriwe nivuga ngiye kuvuga amazina yanjye ya nyayo nta kibazo ahubwo muyababwire kutse ari kumwe amazina yanjye banyita Nzayisenga Theophile ngewe banyita Ndayishimiye na Verdino Robert Meya ngo nakazina k'iki kiyobozi nyine mwemera nakazina ikiyobozi nakazina k'akabyiniro okay murakoze cyane rero INO TV likinga kora subscribe gutya